mba mbivugiye cyo ubona se mbaye madame wawe byaba biryoshye oya sha byaba bikeye cyane nkunda kumva ijwi rye uzi ko nari ntangiye gusinzira kokuna ntangiye guhondobera gusinzira ni Mr Confidence ariko nagira ngo poma zankubite oya ni ibyo gusinzira bisanzwe ariko hari umuntu ufite ijwi ryiza ku buryo bavuga ukumva ugiye gusinzira ndaramo narayemo rimwe bukeye hari umugabo bakoraga banyuramo barungurukamo barambona bari babiri bagiye mu kazi batiriye mbashaka kumenya ngiye nari kukwikundira ubu nkaba ari ngiye gapome kawe mama rimwe mana aka kanya ndi mu bibazo ngiye kwiyahura wow shimanya guhora ku ngoma shima haleluya chimishwa no kubona tujyana tutitaye Maximed, link up with the world. Yes, reka nongere fata umwanya mbasuhuze neza shuti bakunzi ba Maximed TV. Mukomeze mugubwe neza. Mukomeze mugira ibihe byiza, turabakunda umunsi ku munsi. Duherukana ndi kumwe na Karabo ndetse na Clementine tuganira. Uyu munsi nifuje ko duhura tukaganira nabo. Hari ubuzima bagiye banyuramo bwagiye bubera isomo abantu benshi cyane. Reka manze mbakire mbasuhuze ubundi tuganire tuziranye nyeka batakira abasangwa hano. Batakira abashyitsi hano babaye abasangwa. Bahaye karibu. Murakoze cyane. Yego. Ngaho twakiriye Clementine. murakoze Turabakiriye. Murakoze cyane. Yego. Amakuru y'iminsi. Turaho turashimira Imana. Clementine amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza cyane. Murakomeye. Yego. Ya twari tubakumbuye kuri Maximed TV. Mwabonye ukuntu abantu babakunze? Yego twarabibonye. Yego. Asubundi Karabo k'Imana mwari musanzwe muziranye? Nabyivugire nawe. Warumbwiye? Ni mwari musanzwe muziranye? Twari tuziranye. Naringize ngo ugiye kumbeshya mite ngufata. Hari indirimbo nigeze kubabonamo muri kumwe. Ivuga ngo niba kubona mu mashusho yayo harimo umukobwa ariko si wera. Niwe. Okay. Uyu ni uwa kera tumaranye igihe. Abenshi hari igihe bagira ngo ni madame. Okay. Mba mbivugiye cyo ubona se mbaye madame wawe byaba biryoshye oya sha byaba bikeye cyane pome yankubita oya humura nagiye gutwara mama mwashaguye mu kira pome oya ntabwo twamwimukira yego ubwashize twari turi kuganira utubwira ubuzima bwawe bukakaye ndetse na Clementine atubwira ubuzima bukakaye ari mu marira menshi uyu munsi turi guseka tumeze neza ariko nifuje kubahuza kugira ngo tuganire mufashe n'abandi bantu cyangwa se n'abandi bari mu buzima bw'ibikomere Patri ni gute umuntu ashobora kubaho mu buzima bukomeretse mu buzima bugoye ariko akabasha guhatana akabasha kuba yabuvamo niriye banga wakoresheje ndaza no kujya kuri Clementine nawe atubwire ubwashize ntago twabimenye neza ariko uyu munsi ndagira ngo mufashe abantu bashobora kuba bari mu buzima bukomeye nk'ubwo mwanyuzemo ariko ku buryo uyu munsi bashobora kugera ku butsinzi yego murakoze cyane uburyo bwo guhangana n'ibikomere rero ukabinesha yego uburyo bwa mbere buriya ngewe numva harimo kwigirira icyizere ukumva yuko nta hantu habi na hamwe utava ikindi harimo gukora cyane yego icya mbere kwigira icyizere icya kabiri gukora cyane ikindi hakabamo na discipline yego ibintu bitatu kugira icyizere gukora cyane discipline ikindi kiza ari nacyo kiza ku mwanya wa mbere cyane rero harimo gusenga yego ibyo bintu bine iyo bifite buriya ntekereza ko gutera imbere babiri hafi aho cyane rero uva mu bikomere nanjye ngo gutera imbere kubera ko rero mfite inzozi zo gutera imbere nanjye ugomba nigire mu by'iterambere ariko ibyo bintu bifite ibikomere urahangana nabyo ukabinesha uhangana nabyo ukabinesha ariko iyo ibyo bintu bigihari gupfa gutsinda ibikomere biragora uzi ko buriya umuntu ashobora kuba yaranyuze mu buzima bugoye yego wenda urugero yarapfushije ababyeyi cyangwa se imiryango ariko ugasanga kubera
nta mafaranga nta buzima bwiza afite bya bikomere birushaho kuba bibi cyane. Ariko iyo wanyuze muri bwa buzima bugoye hanyuma ukagira ubushobozi, burya bwa bushobozi hari ahantu bugenda buguhumuriza bukubera icyomoro. Sinzi nimba ibintu mvuga abantu barimo barabyumva. Oya barabyumva byanze bikunze. Clementine, wowe ni izihe mbaraga cyangwa n'irihe banga wakoresheje kugeza ku rwego uyu munsi umeze neza, umuntu kubona kuri kamera? By the way, nani bagiye kukubwira ko wambaye neza akabivuga. Murakoze. Patrick ni utambaye neza? Nabimubwiye tutaragera imbere ya kamera. Ariko ahora yambaye neza ngo yitwa Mr. Imba ari smart sinibuka. Hajya ni Mr. ndi. Nkunda kumva ijwi rye. Uzi ko nari ntangiye gusinzira. Kokuna. Ntangiye guhondobera gusinzira. Ni Mr. Confidence. Ariko nagira ngo poma zankubite. Oya ni ibyo gusinzira bisanzwe, ariko hari umuntu ufite ijwi ryiza ku buryo bavuga ukumva ugiye gusinzira. Wambaye neza. Merci beaucoup. Sawa. Ya sawa. Twigarukire ku nama yawe. Clementine, ni irihe banga wakoresheje ku buryo ryatumye riba ubutsinzi ku buzima bwawe uyu munsi umuntu ukubonye akabona ko umeze neza? Murakoze. Koko abantu benshi buri muntu aba afite ibikomere bye yahuye nabyo mu buzima. Yego. Ariko ikintu nabonye cya mbere kigufasha ni ukugerageza kubyakira. Kubyakira. Yego. Hari ibintu uba utahindura cyangwa ngo ubisubize inyuma. Wenda nimba hari ubuzima ntanyuzemo nta bundi buryo nakoresha ngo mbunyuremo, nubwo nyine ikiriho kigufasha cyangwa gituma ukomeza kandi ugakomera, nukumera nkaho nta cyabaye. Bibaho nkuko Patrick yarabivuze ngo hari igihe ugira crise y'ubukene wenda cyagikomera kikagaruka, kiragaruka pe. Ariko imbaraga nyinshi uzishyira mu kwikomeza. Yego. Kuko iyo utikomeje ujya hasi cyane. Kandi kirazira gutsindwa. Kujya hasi nyine n'ugutsindwa uba watsinzwe. Yego. Icyo numva cyo nuko umuntu wese agerageza kwikomeza. Ikindi akikomeza no ku Mana kuko niyo idushoboza byose. Yego. Iyo wikomeje ku Mana byo urakomera cyane nta n'ikindi cyakunyeganyeza. Ibice intege biba ari byinshi, ibyo umuntu aba yaranyuzemo n'ibyo anyuramo. Nanjye nubwo ndi imbere ya kamera nsa gutya suko ibyanjegeza bitaboneka. Biraboneka. Ntabwo turi mu ijuru, turi mu isi. Kandi mu isi ni gukomereka umunsi ku wundi. Uyu munsi ndababaye, ejo ndishima, ni ku isi yubatse. Ariko usaba Imana ngo iguhe imbaraga zo kubinyuramo. Clementine arakomeretse rero cyane. Ubuhamya bwe subuzi roba? Ndabuze ejo. Ukuntu mu matafari? Ejo narabuduhaye. Ibyo mu matafari ntago bitubwiye. Ntago akubwiye ko yararaga mu itanura batararicana. Ariko ubwo iyo baza gucanira muri. Birahari ibyo mu itanura. Clementine. Kuko utabimbwiye. Imana izi kurinda. Hari ahantu iyo baza gucanira. Harya bacana. Ryari ritaruzura. Hari ukuntu baryubaka rikagera hejuru bakarisakara, niko nabivuga, baricanamo ryuzuye ryari ritaruzura. Ariko narirayemo. Bacanira imbere barinjira bakarucanamo imbere cyangwa uko ryubatse aba ari umwenge uciye hano ugahingukira nka hariya. Ubwo rero gucana nyine bashyiramo inkwi hano bagashyiramo na hariya zigahuriramo hagati. Si wowe wararaga se? Nese ubwo iyo baza gucana. Oya hari ninjoro kandi ntago bari kuricana, nta gahunda yo kuricana yari ihari. Imana ishimwe ko yakurinze. Ubwashize ako kantu ntako wambwiye ko kurara mu itanura byagenze gute? Nitwishu ngiramo nakandi nka tubiri. Ni muri bwa buzima n'ubundi bwo gukora mu rugo no guteseka no kuburaho ndara naho mba. Yego. Cyo gihe natundaga amatafari. Uzi ibintu nakoze? Ni byinshi. Yego. Nacuruje inshinge, nacuruje amazi mu isoko. Yego. Igikombe nkigurisha igiceri cy'icumi. Nacuruje zino nshinge babengesha ibitoki, abantu bo mu cyaro nibo babizi. Hari ibyatsi bazita inshinge. Patrick, inshinge urazizi? Ntabwo azizi Patrick. Ndazizi. Narazicuruje. Yego. Nikoreye amatafari, hari ukuntu twikoraga amatafari yabubakisha nyine bubakisha inzu. Yaruriba. Yego. Ukagenda ugapatana nk'amatafari 400 wenda bari bugoye nka desa. Yego. Mana ni byinshi. Cyo gihe rero nabuze aho ndara. Yego. Nabuze aho ndara. Nari mfite n'agashashi k'imyenda. Ndaramo. Narayemo, ariko narayemo rimwe bukeye hari umugabo bakoraga banyuramo barungurukamo barambona bari babiri bagiye mu kazi, umwe aramfata njyana iwe naho nahamaze iminsi.
wangaho najyaga nkamara amezi 2 nabaga niyongereyeho akantu gutyo mbese ngenda nkura gutyo yego ntago byoroshye nubwo mba nseka byarambabaje ariko ntago naheranwa nabyo. Juste iyo tuganira gutya hari abantu benshi badukurikiranye bakurikira Maximed TV bashobora kuba bari muri ubwo buzima cyangwa se baranabubayemo bagatsindwa ugasanga bamwe bari kwiyahuza ibiyobyabwenge abandi bagiye mu buzima budasobanutse kubera gutsindwa. Niyo mpamvu uyu munsi tuba tuganira namwe mwagiye mubinyuramo kugira ngo mwubake cyangwa se mufashe imitima y'abantu benshi. Urumva wowe uvuze ko ibanga rya mbere wakoresha ari ukwiyakira, ikindi cyaguhaye ubutsinzi ni ikihe? Icyamaye ubutsinzi ni ukumva ko ntagomba gutsindwa. Kuko nimba naravutse kuriya cyakora mu bintu bibaho naharaniye kandi nkabigeraho. Yego. Muri kwa guharanira gutsinda nyine. Numvaga nta muntu w'umusore wancuka ngo dukore imibonano mpuzabitsina ku rwego rw'uko nabyara ntarashyingirwa cyangwa ntafite umugabo wanjye bwite. Yego. Kubera ko ari ibintu byankomerekeje. Si uko bitaba. N'uwo byabayeho n'uwo byabaho pe nta buye mbateye bibaho. Ariko buri muntu agira intego. Ngewe yari iyo ntego yanjye. Narabirwanyije mbese ndabirwanya kandi naratsinze. Naratsinze pe. Muri ako kazi ko mu rugo muri ako kazi ko mu rugo hari byinshi. Nari guhura n'umusore umeze nka Robert akantereta ntago nari mubi cyane wo kudateretwa. Oye rikeza mama. Urakoze. Ntago nari mubi cyane wo kudateretwa. Nta nubwo ntari umuntu ngo ku buryo wantereta ngo ubure kumfatisha. Ariko kubera ya ntego nihaye. Mama igeze kuntuka. Kera nta musore mwigeze mu Rwanda se ashaka gufatana. Mama yigeze kuntuka Patrick. Mama yigeze kuntuka. Muraziranye rega Patrick. Kuvuga mama ntago ari ukumuvuga nabi. Ni umubyeyi wanjye ariko ibintu mba mvuga nyine ni kugira ngo nkomeze n'abandi bana. Ubu bameze nkuko nari meze. Mama ntago mvuze ngo yarantutse ngo yumve ko namwanze cyangwa mwanga. Biba ari ubuhamya cyangwa ari ubuzima. Mama yigeze kuntuka arantuka ngo uzabyare nkuko nabyaye. Iyo karande yakubayeho? Iyo karande yigeze kuba? Icyo nyine nicyo cyatumye mpatana. Okay. Izana kubeho mu izina rya Yesu. Byararangiye umwaka narawutsinze. Narawutsinze nukuri. Mungu ni mwenye nguvu. Yarapfuye. Diamond yarapfuye. Yarapfuye wo nguwo. Ubwo icyo rero cyatumaga niyo wantereta wowe. Wowe Robert. Nge Robert. Shaka nakwemerera hahandi nyine. Byageze finale. Umva. Nari kwibuka rya jambo. Hete ngeraninya nkahirika nkahari. Ntago byari gushoboka. Kandi nukuri Imana yaramfashije. Ntabwo byari imbaraga zanjye gusa. Ase ari abasore mwabipfaga? Sha icyo gihe. Uburyo wabasunika akaba yagu. Patrick birangiye abaye umunyamakuru. Narasengaga ikindi ahantu nabaga uzi impamvu bivuze gutyo. Nge ntabwo nageraga kuri rwa rwego rwo guteta umukobwa ngo mubwire ngo yagize kwa kundi. Ibyo nawe wenda ntabwo mbizi no kuvuga. Wabwiraga ngwiki se? Patrick wababwiraga gute? Twajyaga nyine mbatereta. Kubera ko bamuhaga nakato nta nubwo yari kubivuga ari kwibwira ndetse. Winkomerekereza hano mu kiganiro. Winkomeretsa. Patrick yamba kumenye nge nari kukwikundira. Ubu nkaba ari nge gapome ka. Mama. Rimwe mana. Ariko nibyo Clement. Naye ndagukunda ariko. Urakoze. Cyane kumenya barashatse na. Tumeze nk'abaziranye turaziranye. Juste urumva ikiganiro cyanjye mwaki Devier. Arakubaza ati nta muntu muraziranye byanze bikunda. Turaziranye ariko ntago ari ibintu biri hirya cyane. Ndi inshuti y'umuryango nawe ni inshuti y'umuryango. Turaziranye n'impamvu tumeze nk'ababyara imbere ya kamera. Ariko tukiri mu kiganiro nyine byo warumbajije. Burya umuntu wese agomba kugira intego. Kandi agaharanira ko izagerwaho. Ibyiza si ugutsindwa. Kimwe mu bintu byo gutsinda amateka y'ibikomere no kugira intego nacyo kirimo. Nacyo kirimo. Yego. Kuko urumva iyo ngumya kwivuga ngo mama ngo yambyaye ngo wenda ngo ndi ikinyendaro ntago ari nge ngenyine. Hanze aho ntago nzi uko wavutse. Yego. Patrick yaragira ati Fidele tuvinimwe ariko bashiki banjye ntago duhuje papa. Nawe ni igikomere kandi ni bashiki be. Nundi. Rero ntago ibyo wabigumana ngo wumve ko ibyo byaganza muri wowe. Yego. Oya. Patrick turi ku kiganiro cyacu ni iki wabwira abantu baheranwa n'amateka cyangwa se baheranwa n'ibibazo by'ubuzima bikaba byabatera kwihemukira no kwigirira nabi? Ikintu nabwira nuko
ntabwira ngo bakomeze bigirire icyizere kandi basenge bagire intumbero nzima yego kuko njya numva abantu nigeze kumva mu myaka yashize abantu ngo biyahuraga uzi ko hari umuntu wigeze kumpamagara Roba gute umuntu wigeze kumpamagara hari ukuntu najyaga nkunda gutanga nimero yanjye ubu sinkitanga urumva karafashwe we ntago ari uko gufata ahubwo ndashaka ubu kujya ntanga ibitekerezo byanjye uko mbishaka hari igihe natangaga nimero umuntu naba natanze ibitekerezo akamamagara agiye kuntuka ngumva nyana yimbwa nkabwe ntabwo ndi nyana yimbwa ntago imbwa ntago inyana ibyari imbwa ariko urumva umuntu araguhamagara umuntu arampamagara ambwira ati Karabo ni Karame ati ko mbona uri umuntu mwiza ndashaka kukugisha inama kandi inama ungira niyo ndi bukurikize aka kanya ndi mu bibazo ngiye kwiyahura none niyahure cyambire ijambo ryawe niryo nshaka ndavuga ntibyihorere kubera nyine muha byose ndamubwira nti wowe wikuyahura kubera ko shoka ko amateka yawe yahinduka uyu munsi yego rero kugira ibibazo ntago bivuze guheranwa nabyo yego bivuze kubyigobotora nyine wigirira icyizere rero umuntu ufite ako gahinda tuza ntago ibi bihe urimo ariko bizahora yego uyu munsi nubwo umeze nabi arekeje ibintu bizemera ntago iminsi isa tukiri aho gato urugero wenda rwiza wakumva cyane ku bintu byanjye byambayeho nabwira n'undi wese ntago nigeze mu kiganiro natanze ntago nigeze mvuga ukuntu papa yagiye kugabanya abandi bana imigabane akawunyima wawe akawukwiba icyo gihe bari bugabane muramukazi wanjye arandabura arambwira tuze urebe ko ari cyo bitanga njyayo papa arambwira ngo ntabwo ari wowe wakaje kwaka umugabane kuko nta mwana nabyaranye nawe ngo ahubwo nyoko niwe wakaje kandi mama uwo nyoko yarambwiye nyine ari we mama ntago yari kujyayo naratashye ndarira mbwira mama ngo ndiho kubera Imana ntago ndiho kubera abantu nawe nushaka uzawunyime ubwo ni naho kugira ngo nkingirwe papa ntantahira ubukwe nibyo byose byari birimo byari byabaye imbere yuko nkingirwa yego ariko nyuma maze gushaka maze kubyara kabiri nafashe umugabo n'abana mbajyana kwa papa ndagenda mbwira umugabo wanjye ntimfite papa ntiwamubonye mu bukwe ntumuzi ariko uzi ko ahari dore n'uyu mbwira papa ntiyu ni umukwe wawe aba nabuzukuru yego papa uzi ijambo yambwiye yakubwiye abantu bameze nkanjye muri iyi minsi bari muri ubwo buzima ndabakomeje na nyuma ya zera Imana irakora yego papa yarahagaze aramfata ndarira aravugira abantu ngo uyu ngo ni umwana wanjye ngo uyu mwana ngo sinjya mbona uko mwita ngo ni gahuza miryango ngo uko nyina yamureze ngo nuko nanjye namureze ngo ntago yakabaye akitwibuka ngo ariko ngo niwe mwana wampesheje ishema ngo niwe mwana unyeretse umukwe umva nararize yego mbese byarandenze aravuga ngo nubwo abandi bana bagabanye we ntagabane ngo ariko hari ikintu mwemereye icyo nyine igihe cyo kugihabwa sinagihawe ariko kubera kwaguhatana yego yes byarangiye nyine umugabane nk'ubonye haleluya kuko ntacitse intege icyo rero nicyo nabwira umuntu wese nta mpamvu yo kugira ngo uhore wumva ko ubabaye numva ko uhora ubabaye uzasaza vuba ase Patri mu buhamya bwawe hari waratubwiye ati papa yendaga kutwica wowe ubwawe we na Fideli ntagiye namwe mwigeze mwitekereza mukumva mwakiyahura ubwanyu ntago ngiye nigeze ntekereza ibintu byo kwiyahura ahubwo numvaga nasaba Imana ikagira ikatujyana nyine nkuko yatuzanye ku isi najyaga nigeze kuryama rimwe abantu bamvuze ariko Mana shimwa nyaguhora ku ngoma shimwa nyagushimwa Imana ishimwe Imana wumva nibutse amateka wow shimwa nyaguhora ku ngoma shimwa haleluya mfite na Karabo wineza biravuga ngo warakoze kuntabara Yesu warakoze kumpindurira amateka nukuri buriya buzima wankuyemo nari nzi ko nzabupfiramo iyo urumva rero iki ubumba nibutse imbaraga z'Imana nifuzaga ko Imana yanyura ubu se yari kunyura ntarahura na Karalise Karasira koko ikanyura ntarahura n'ikizungereze umukobwa mwiza turaza no kuri Maximed ntabwo Imana kugucyura utaraza no kuri Maximed Imana ikanyura ntarabyara umwana nka ntwari ntarabona haleluya Imana ishimwe Imana shimwa rero hari impamvu Imana yemera ko biriya bigeragezo twifuza ko twapfiramo ibiducishamo nuko yo ireba ejo hazaza haleluya mvugira ngo ejo hazaza kandi kabona ko ari heza ireba ejo hazaza ikavuga iti wenda aba bana ntago
bazi ibyo barimo reka nge murinde kubera ko ndimo ndareba imbere yuko hameze Imana ikaturindira aho ngaho twe tukaya twibaza ngo ariko ko tudapfa hey ariko Imana yacu irakomeye cyane yego Clementine we ntabwo ugeze utekereza kwiyahura oya nubwo nabaye muri ubwo buzima yego ariko ntago nabitekereje nubwo nabaye muri ubwo buzima ntago natekereje kwiyahura kuko burya iyo watekereje kwiyahura ni shitani ntabwo uba ukiri ku isi ni shitani burya kwiyahura naryo rirasekeje kwiyahura buriya ntabwo ari umwanzuro muzima nyine kubera agahinda n'umubabaro hari igihe umuntu agera muri ukumva nyine nibwo woroheje ibibazo ariko ubu mana we niyo abana banjye baburara nabaryamisha nkabwene bana banjye mwihangane ejo tuzarya ariko ntago nakwifuza icyo kintu nta nubwo cyabayeho ya ni byiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi birakenewe hari umuntu ushobora kuba abonye iki kiganiro akavuga ati byanze bikunze koko kiranyubakitse tugana ku musozo ni iki rihe jambo rimwe wabwira abantu bari badukurikiranye harimo n'abadukurikiranye bafite ibibazo nk'ibi twahoze tuganira urakoze abadukurikiranye bazacyumva iki kiganiro bazibuke gukora share bakande subscribe ndetse na comment ni byiza cyane nukuri badushyigikire cyane rwose icya kabiri uwaba afite ibyo bikomere nakomere kandi akomeze yego nicyo namubwira nakomere kandi akomeze aharanire gutsinda ntaharanire gutsindwa yego nicyo ngicyo murakoze Patrick ijambo rimwe ku bantu badukurikiye dusoze mbo ngewe ikintu nasorezaho nabwira abantu kujya kuri account yanjye ya YouTube yitwa Akarabo k'Imana TV nuko byandikwa Akarabo k'Imana TV genda unkore subscribe ukore share comment na like then after unagire gute unumva indirimbo nyine uzumve wumve umuryi urimo message zirimo umere neza ukomeze indirimbo ni umuti hariho n'ibiganiro byiza nawe uriho reka dusoze ariko dusoze gutya nezezwa no kubona nezezwa no kubona oya nshimishwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya inzozi zacu n'ubushobozi bwacu tururumuri ku bandi yoye This is Maximed, link up with the world.